Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu kandi abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye cyane kubera ko ni inkunga ikomeye kugira ngo iri jambo ibyo tubabwira bigere ku bantu benshi. Kandaho like, iyandikishe kugira ngo ibintu bigere ahantu ku bantu benshi. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu holchim lilchot hayom. Ndabashuje ndabaramukije mu izina ry'ushobora byose, Imana isumba byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba ibintu Imana ibashyize ku mutima kugira ngo bibasangize. Hari ibintu biba nawe ukabyitegereza ukareba ibintu bigenze gute. Mbere ko byinjiramo kugira ngo nkwereke ibyo mvuga ngiye mfite ahantu bivanye, atari ibintu mpimbira gutya gusa. Reka nongere nkwibutse ko nanditse igitabo cya Ukraine mu mwaka wa 2010. Imyaka 12 ishize biraba birasoza, intambara ya Ukraine iraba. Ntibingira umuhanuzi, niwe bwa mbere mbonye. Buri gihe nibyo mvuga, nkavuga nta bantu bigira abahanuzi, sinzi aho baba bikura. Ko umuhanuzi ni umuntu wahoraga n'Imana bakavugana direct. Abamos, ba Yeremiya, ba Hosea, ba Ezekiel n'abandi benshi cyane. Nta rondora ngewe ntabwo ndi mu rwego rw'abahanuzi. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi ibyo Imana yadusangije, akabiri dusangiza abantu, ntitwiyemere ngo turi abahanuzi. Nanditse n'ikindi gitabo rero ku Rwanda, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi uko byagenze kuva mu myaka 1800 kuzamuka bigeze mu 1994. Hano nashyize amabendera nanone y'Abanyamerika n'Abafaransa nekana ukuntu bazajya mu Rwanda ikiraro, n'ubwo u Rwanda rwari rumeze nk'ikiraro cyacitse iyo myaka 59, 73, 94, ariko abazungu bo mu yindi mujyo, mu wundi mujyo uvuye hano uza hano, u Rwanda barugize ikiraro kugira ngo barwambukireho bajye muri Kongo. Ari mpamvu nashyize aya mabendera iry'Abanyamerika n'iry'Abafaransa. None dore nibyo biri kuba, bariyo bari kuvuga ngo u Rwanda vayo tujyeyo. Ibindi ni amateka, ibindi biba ku munsi ku munsi, murabyibonera. Uyu munsi rero nibyo ngiye kukubwira. Banza ukandeho like, usangize bagenzi bawe, wandike igitekerezo cyawe uko ubitekereza. Tega amatwi wumve ibyo ngiye kukubwira uyu munsi. Nanjye narabirebye mbona birantangaje. Wibuke hari video nkunda kuvuga nzikora nkavugamo ko bari abazungu bategekaga ibihugu by'amahanga, iyo baje mu Rwanda bose baba banekaneka. Ariko nkaba nari maze iminsi nibaza impamvu badaheruka mu Rwanda. Ari abo ba Bill Clinton, ba Tony Blair, ba Rick Warren, bari bose impamvu badaheruka mu Rwanda. Nagiye kumva numva ijwi riri kumbwira ngo Tony Blair, Tony Blair, Tony Blair, Tony Blair. Hashize nk'iminsi 3, 3 gutyo. Mbona arimo arangarukamo Tony Blair, Tony Blair, Tony Blair, Tony Blair. Ejo ku itariki ya 3 ndibuka ariko nafunguye igihe mbona ngo Tony Blair wayoboye Ubwongereza mu Rwanda. Nahise mvuga ati man, ibi n'ibiki bigenze gute? Nabitekerezaga iminsi 3 ishize biri kungarukamo muri icyo gitondo kare mu gitondo mfunguye igihe nsanga ngo Tony Blair wayoboye Ubwongereza ari mu Rwanda. Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu mwaka wa 1994 kugera muri 2007 ari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kuzamura ubufatanye bw'umuryango yashinze, Tony Blair Institute for Global Change TBI, afatanya n'u Rwanda mu by'ikoranabuhanga. Nahise nibaza nti why now? Iyo myaka yose nari maze ntamwumva mu Rwanda, ba Bill Clinton ntabumva mu Rwanda, kuki ubu ngubu ari bwagiyeyo? Reka nze mbigusangize rero nkwereka impamvu agiyeyo, ureko n'abandi bazungu bakubwira iteka utabumva, ariko bigenda byigaragaza. Wibuke ya minsi nditekereza kuki bano bantu badasubira mu Rwanda. Habaye ibintu byinshi by'uhererekane mu Rwanda. Ubwongereza bufatiye ibihano mu Rwanda, Ububiligi, Ubudage, Canada, Amerika, n'ibyo bihugu byose bifashe ibihano ahise aza mu Rwanda. Nahise mbona byaransekeje cyane, nahise mvuga bya bintu mvuga kuko burya nibyo bifite ishingiro. Kubera iki rero yaje mu Rwanda? Urumva ibihugu iyo bifashe ibihano, urane byafashe ibihano, u Rwanda narwo bucya rukoresha inama, abaturage barahura, nimba ari muri arena bahuriye, hadaciyemo n'umunsi umwe cyangwa 2 twumva ngo perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo bahuriye Qatar. Kandi perezida w'u Rwanda yaramaze kuvuga ko atapfukamira abazungu niyo byagenda gute ntibishoboka. Abazungu rero bakora gute? No kuvuga ngo
bamaze kwiga u Rwanda neza, babona ko u Rwanda rwihagazeho, ibyo ruvuga cyangwa se ibyo perezida w'u Rwanda avuga aba bihagazeho ataragukina n'abazungu, sibyo? None aravuga umuntu twamucisha bugufi gute? Niyo mpamvu bahise bamutumiza igitaraganya agikatari kubona na Kisekedi. Urumva kirya cyumweru amagambo yavuzwe kuri Kisekedi, ayo Kisekedi yavuze ku butegetsi bw'u Rwanda, iterana ry'amagambo ryabayeho kugira ngo bahure mu munsi umwe ibiri. Ni ibintu bidashoboka, nabyo abazungu bakoresha kugira ngo bacishe umuntu bugufi. None namara guca bugufi yamaze gucururuka, bahite bohereza umuntu nka Tony Blair aze kumva uko umwuka uhumeka mu gihugu. Nibyo byamuzanye, ibintu yitwikira ngo aje mu bintu by'ikoranabuhanga, mu biti byose yazanywe no kumva umwuka uri mu gihugu. Mwenyewe abyiyumvire, arebe neza, ashunga byanze bikunze. Ndibaza ko buriya atazasubira atabonanye na perezida w'igihugu, babonane barebe uko ahumeka, uko atekereza, uko ibintu bivuga. Noneho niba afite na deal za nyuma baba bazanye, bamubwira ati okay, dore ko ibintu bimeze, bamuhe ABCD, urahitamo ibihe, urakora ibihe, urakurikiza ibihe. Noneho barebe ko iryo cururuka ryo gusubirana no guterana amagambo bamaze kubona ko nta mikino u Rwanda nta mikino rufite, bafunga za ambasade, bacana imibano. Baravuga bati abantu baducana imibano, inyungu zacu tuhafite ziratikirira. Reka rero twohereze umuntu Tony Blair, kuko uyu muntu nk'uriya Tony Blair aje mu Rwanda na wa Bill Clinton, abaturage bo mu Rwanda cyangwa abayobozi bo mu Rwanda baba bakibatinya, babaha ibyubahiro, ariko mu mahanga iwabo hano muri Amerika, za UK, mu Burayi, aho ngaho abaturage b'ibihugu bavuga ati ahubwo nibafungwe. Urabyumva? Nko muri Amerika cyane cyane niho bikomeye cyane, ko Bill Clinton bose bamuvuga ati n'umugore we ibyo bakoreye abantu hirya no hino wabireba, ni byinshi cyane. Abantu bavuga ati nibafungwe kuki badafungwa. Mu gihe mu bihugu by'amahanga iwabo bari abantu bayoboye ibihugu byabo bavuga ngo bafungwe, ariko abaturage baba babasabira. Mu Rwanda, muri Afurika tubasamira hejuru n'Imana, kuko tuba tumva ko bagifite za ngufu bari bafite. No, iwabo baba basabirwa gufungwa burundu buziraherezo. Ibyo bintu mugomba kubimenya, mugakanguka, ntimubatinye. Kaburi agiye harengeye, mitamubona ko agiye mu bintu byo kuneka, hari ubutumwa ajyanye, hari impamvu zigendanye na biriya bihano zimujyanye hariya huti kugira ngo barebe ko ibintu babigenza gahoro, ariko nanone barengera inyungu zabo, kuko babona barebye nabi bakomeje gushyira pressure ku Rwanda cyane, inyungu zabo zahatikirira. Yego u Rwanda ruzafatirwa ibyo bihano, ariko inyungu zabo nabo zizahatikirira, kuko u Rwanda basanze ko nta mikino rudakina nabo. Baravuga bati twohereze uyu muntu agende yumve uko umwuka uhumeka mu gihugu no ku buyobozi bw'u Rwanda buri gufata ibintu. None tubone naho duhera, noneho dukora indi migambi, duca undi muvuno. Nicyo kintu kijyanye Tony Blair mu Rwanda, kugira ngo yumve uko ibintu bimeze, noneho agenda reporting, bafate izindi ngamba noneho zo kugira ngo bagende bakanyaga mpaka bageze ku mugambi mu bishawa wa Satani bashakira u Rwanda. Ariko Banyarwanda bongere basubiriremo, muzitandukanye n'ikintu kizabatera mu bwicanyi. Nanone dore ndakubwiye, niba umuntu buri gihe ndakubwira iteka, ikintu kizagusubiza mu bwicanyi kikubwira ati subira kwicana, uzabe barabimenye, ntuzijambike ugire amaraso akujya ku biganza. Ngayo nguko rero biba bijyanye abantu nk'abariya, ndabibabwiye, nuko baba bafatwa, nuko twe tubafata. Igihe kirageze Abanyarwanda imyumvire yacu izamuke, kuko Abanyafurika bose imyumvire yageze hano hejuru, batangiye kumenya amabi y'abazungu, ku mwanzi wacu ari abo birwota amasimbi. Ntiduzasigara inyuma turi abo y'abazungu nk'Abanyarwanda, tubyange natwe tubipakurure, tube abantu banyamwigendaho, kuko ni nabyo bashaka gukora. Niba bavuze bati bakakuvira indimwe bose ari abantu 7, 8, 9, 10, ineza yindi bakwifuza ni iyihe? Ibaze nawe. Ngaho rero andika nawe umbwire icyo utekereza, kanda like, subscribe, kugira ngo izi nkuru zijye zigera ku bantu benshi, dukangure benshi b'Abanyarwanda, hata Abanyarwanda mutazisanga mukiri abo y'abazungu, abandi aribo bayoboye. Wibuke za nkuru ebyiri zigomba gukura ubwoko bwa Yuda, abirabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwari muri Afurika, nibo bagomba guhura. Nimba ubwoko buri muri Afurika bugomba kuzamuka bugakanguka bugahura na Yuda, u Rwanda rukiri inyuma y'abazungu, sinzi uko bizamera. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyod.